Niba uruhu rwawe rwaratangiye kuzana ibimenyetso byo gusaza vuba nk'iminkanyari, kumagara, uruhu gutakaza amazi, gutakaza ubwiza, ukabibona ko uruhu rwawe rutakiri nka mbere, mbese rwatangiye kuzana ibintu by'imirongo ku ruhu, ukeneye amaseramu, ukeneye amavuta meza atuma uruhu rwawe rudakomeza gukanyarara, ukeneye amavuta agufasha kongera ibinure, amavuta adatuma amazi agucika, mbese ni ibyo ngibyo tugiye kureba muri video y'uyu munsi. In a world where beauty's prized, Yakwel is here, we've got the guide. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Ikintu cya mbere ukeneye muri rutine yawe ni vitamin C. Vitamin C hamwe na sunscreen ku manywa bikurinda ku kigero cyo hejuru ingaruka z'izuba, ingaruka z'imyanda iba mu bidukikije, amavumbi, udusimba tutabonesha amaso, free radicals yatuma ibinure byawe bigabanuka. Vitamin C hamwe na sunscreen nziza birabikurinda. Ikindi cyiza cya vitamin C, zifasha uruhu rwawe gukora collagen kandi zigenda zikuraho ya dark spot tugenda tugira bitewe no gukura no kumara igihe kinini tutirinda izuba uko bikwiye. Mbese uko imyaka igenda ishira, kwa kundi utirindaga izuba bigenda byigaragaza. Vitamin C rero ikintu izagufasha nuko izagenda brightening ayo mabara uri kugenda uzana adasobanutse, agukureho ya mabara uri kugenda uzana kubera gukoresha amavuta mabi. Vitamin C ni ngombwa cyane ku ruhu rw'umuntu utangiye gukura guhera ku myaka 20, 25. Vitamin C ni nziza kuyongera muri rutine yawe. Niba ushaka glow izaramba, glow igihe kirekire, hozaho uwikoreshereze aka vitamin C kandi uzambwira. Vitamin C ntabwo igigwa neza abantu bose, kandi ugenda ukoresha izishoboka zose, ugenda ureba vitamin C urebe se irakugwa neza, irakugwa nabi, ugende ushake vitamin C izajyana n'uruhu rwawe. Kuko niba udakoresha vitamin C kandi uruhu rwawe rwaratangiye gukura, uri guhomba, uri mu gihombo pe. Ikindi kintu abantu bakuze bakenera ni hyaluronic acid. Hyaluronic acid isanganywe mu ruhu. Utazajya ugira ngo ni ibintu abantu bahimbahimbye, oya. Kunuza n'igisebe ukabona kiri kuvaho amazi, ayo mazi rero niyo hyaluronic acid. Hyaluronic acid rero nayo igira condition. Nujya kugura hyaluronic acid ntuzagende ngo urebe hyaluronic acid ngo nuko yanditseho ngo ni 10% hyaluronic acid, oya. Ntabwo ari byo tugenda duhitamo hyaluronic acid nziza. Hyaluronic acid nziza ikizayikubwira nuko iba iri muri higher and lower molecular weight. Irimo ingredients ziri muri size ntoya na size nini. Size nini ntabwo ijya yinjira mu ruhu. Kandi dukenera ikintu kigenda kikafunga hantu twatakaje amazi. Hahandi mu ruhu hyaluronic acid yagabanutse, dukenera ikintu kigenda kikahaziba. Rero ukenera hyaluronic acid igenda ikagera no mu imbere mu ruhu rwawe. Ikizakubwira ko hyaluronic acid yawe igera mu imbere nuko izaba yanditseho ko iri nano sized, iri mu ngano ntoya. Naho nusanga handitseho izindi nka cross polymers hamwe na acetylated, izo ngizo ziba ziryoshya uruhu hejuru ariko ntabwo ziba zigera mu imbere. Niyo mpamvu hyaluronic acid nziza ikwiye kuba iri muri higher na lower molecular weight niba ushaka gukuraho koko iminkanyari. Niba ushaka ko uruhu rwawe rubyibuha ukabona ruri plumpy, nago runanutse, nago rumeze nk'agasashe, uzakenera hyaluronic acid iri mu ngano nini n'ingano ntoya. Ingano nini iryoshya hejuru uruhu kandi nanone ifasha ibindi ukoresha kuba byatanga umusaruro. Kuko iyo uruhu rwawe rworoshye hejuru, ibindi ukoresha nabyo biboneraho bigakora. Rero hyaluronic acid ni ingredient y'ingenzi cyane ku muntu utangiye kuzana bya bimenyetso byo gusaza vuba. Ikindi kintu uzakenera ni retinol. Retinol ifasha uruhu rwacu gukora ama cells mashya, ifasha rwongera exfoliation rukiyuburura byihuse, ifasha kugenda ikuraho ya dark spot gake gake kandi inarinda uruhu rwawe kuzana ama dark spot ya hato na hato, inafasha no mu gukuraho ibiheri. Urumva iyi ni ingredient ukenera cyane kubera ko twebwe abantu bakuze hari ukuntu ujya kubona ukabona uzanye igiheri utazi ngo cyavuye hehe, wenda cyatewe n'amahormone, cyatewe nuko uri kugenda ukura menopause, ibintu nk'ibi. Rero retinol ikora ibintu byinshi cyane, ikora ibintu byinshi, ifite ukuntu igenda ikaguha gahu kari kunyerera, gahu
nta bintu birimo imbere biri by'uduheri. Niba ushaka uruhu rwiza by'igihe kirekire no kudakora iminkanyari ya hato na hato, retinol ni ingenzi. Niba ushaka gukuraho bya bimenyetso byo gusaza vuba, iminkanyari, ushaka kwirinda ko yanaza imburagihe, cyangwa ushaka ko uruhu rwawe rukomeza kugaragara nk'aho rudakuze, retinol hozaho, yikoreshe 3 mu cyumweru nijoro, kandi ku manywa ujye wibuka gukoresha sunscreen kuko yongera ibyago byo kuba uruhu rwawe rwatwikwa n'izuba. Ikindi kintu umuntu ufite uruhu rukuze aba akeneye ni creme nziza irimo ibinure, kuko hari ibinure bimwe na bimwe tugenda dutakaza. Ceramide nibyo binure dufite mu ruhu rwacu biri muri percentage nini, kuko ceramide igize ibinure byacu 50%. Rero ukenera cya kintu cyagenda kigafasha bya binure byawe kudatakara, kandi iyo ibinure wabitakaje n'amazi kugucika biba byoroshye. Ushaka gusana uruhu, niba ushaka ko uruhu rwawe rudatakaza amazi bya hato na hato, cyangwa niba ushaka ko ibinure byawe bidatakara byaho ngaho, ikintu bita ceramide, creme irimo ceramide ni ngombwa cyane ku ruhu rukuze. Cyangwa niba ceramide itakugwa neza wakoresha urea, nayo iba nziza. Kandi nanone niba uruhu rwawe rukunda kumagara cyane, ceramide irafasha cyane, irafasha. Hahandi iyo wayikoresheje hari ukuntu uba ubona uri kuyagirana umeze nk'aho uruhu rwawe ari nk'urw'akabe. Ushaka ikintu kizagufasha ko uruhu rwawe rwagumana itoto by'igihe kirekire, ceramide. Noneho umwihariko w'iyi anti-wrinkle creme yacu nuko irimo na peptide, kandi peptide nayo iri mu biha amabwiriza cells zacu, ikazibwira ati nimwireme vuba vuba. Urumva ko akangaka wakoresheje retinol ukarenzaho kano, ni perfect combo mu kugukuriraho bya bimenyetso byo gusaza vuba. Niyo mpamvu aka kantu ndakuri commandinga ko wagakoresha nyuma yo gukoresha amaretinol, kuko buriya retinol ifite ukuntu ikora yumisha uruhu. Iyo urengejeho ikintu nk'iki rero kituma uruhu rwa rutuma vuba, uba ugiye kubona umusaruro wikubye inshuro 2 y'umuntu ukoresha retinol akahita arenzaho amavuta akesha. Niyo mpamvu rero ceramide na peptide mu gacupa kamwe ari ibintu twabonye tukavuga ati ibi ngibi bizafasha benshi. Abayikoresha rwose bazabikubwira. Ni creme nziza cyane. Niba uruhu rwawe rwumagara, akangaka gakoresha. Niba ari uruhu iminkanyari cyangwa niba ukoresha retinol, ukoresha akangaka, ureke ibintu byo gukoresha amavuta akesha nyuma ya retinol. Ikindi ukeneye ni sunscreen. Ibintu byose maze kukubwira, uramutse utirinda izuba nta kintu waba uri gukora, kuko izuba niyo nyirabayazana y'uruhu rwacu gusaza vuba. UVA niza ku mwanya wa mbere mu gusazisha uruhu rwacu, mu gutuma collagen ziribwa, mu gutuma za ceramide zigenda zikumagara. Mbese ni ukuvuga ngo izuba niryo ryumisha uruhu rwacu, niryo ryumisha yabinure, niryo rituma collagen icikamo kabiri. Mbese niba ushaka uruhu rwiza by'igihe kirekire, hozaho gukoresha sunscreen. Sunscreen izanakurinda n'ama dark spot ya hato na hato, izakurinda na kanseri y'uruhu, melanoma. Ni ingenzi cyane gukoresha sunscreen, kuko ibintu byose nakweretse uretse hyaluronic acid, ibindi byose ubikoresheje ku manywa nukoreshe sunscreen, cyangwa niba wabikoresha nijoro, akabuza wabona uruhu rwawe ruzanye ama dark spot, kubera ko ibintu byose dukoresha biri active byongera ibyago byo kuba uruhu rwacu rwatwikwa n'izuba. Niyo mpamvu na sunscreen skin care routine nabwo yashoboka. Koresha sunscreen ya buri munsi, uhozeho, ukoreshe nyinshi ishoboka, kandi ujye wibuka ko nyuma y'amasaha 2 cyangwa 3 uba ugomba kongera indi sunscreen ku ruhu rwawe. Urumva ko bitoro. Ikindi kintu umuntu ufite uruhu rukuza akeneye ni exfoliation. Exfoliation yihutisha uruhu rwacu kwiyuburura. Ushobora kwisiga ukajya ubona uruhu rwawe nta mpinduka uri kubona, ariko exfoliation ni ituma uruhu rwacu rwiyuburura. Uruhu rwacu mu busanzwe rwiyuburura mu minsi 28, naho hari abandi gera no ku minsi 60. Iyo rutiyuburura rero nta mpinduka wabona.